Ngiye kubaha ikaze rero ku Bitendo 250 nk'uko bisanzwe iki ni ikiganiro dutangiye gishyashya kandi ndabizi ko muzagikunda. Tugiye kujya tuganiriza abasitari n'abatari abasitari, iyi content kabisa ndabizi ko muzayemera. Aha rero turi kumwe n'umuhungu umuhungu ukomeye cyane. Ntabwo nkomeye, utazabeshya abanyarwanda nta mikomere ririmo. Nese kutababwiye ko ari football tugiye kuganira. Tugiye kuganira kuri football. Hari byinshi biri kuvugwa, hari byinshi abantu benshi bari kugenda bagarukaho, yaba ku gikombe cy'isi ndetse tukagarukana hano mu Rwanda Rayon Sport. Abanyarwanda bikundira Rayon na APR uri kwajyana mu gikombe cy'isi. Okay, naho turaza kugarukaho, urumva haba hanze ntabwo twabara kubabwira ku makuru ari kugenda avugwa ku gikombe cy'isi ndetse no mu Rwanda ku makipe APR, amakipe nyine na Rayon Sport, amakipe nyine headings ayandi. Okay, rero wowe muri iyi minsi hari kuba imikino y'igikombe cy'isi. Ese wowe ni iyihe kipe uha amahirwe ko izegukana iki gikombe? Mbere na mbere ngewe ubundi ikipe y'igihugu ya Portugal, usibye nanjye nyine ku mapuro abantu benshi, ibinyamakuru byinshi, nawe ubwawe ndabizi ko nubwo waba utayifana ushobora gusanga ikipe ya Portugal n'abafana Argentine barahangayitse kubera ikipe ya Portugal ko irahabwa amahirwe menshi. Urebye mu kibuga, urebye hanze y'ikibuga, cyane cyane mu kibuga, burangiye mbona ko ikipe y'igihugu ya Portugal ikintu ibura ni kimwe gusa, ibindi babyujuje. Ibura umutoza. Buriya umutoza wa Portugal ntabwo ari kuri karite yakabaye ariho, niko nabivuga. Aho niho hasa nkaho hashobora gutungurana nyine bigatuma Portugal idatwara igikombe cy'isi, cyangwa se bikanaba hakabaho gutungurana ugasanga nk'uko Maroc yayikuyemo irongeye ivuyemo hakiri kare cyane. Nabyo birashoboka, ariko amahirwe menshi ni Portugal. Hari indi kipe y'igihugu y'Ubuholandi. Buriya abantu benshi twibereye kuri ibi bihugu, Espagne, Abongereza, Portugal nk'uko nabikubwiye, Abafaransa. Wenda Abafaransa baranabidizavinga, ariko se nk'Umwongereza, Ubwongereza nawe yega afite umutoza Danaswad arayifite, ariko we sindamenye ikinabura. Reka turekere aho ngaho, ubwo nari ndimo mbikomoza nkubwira. Hari ikipe y'igihugu y'Ubuholandi abantu barimo barayirengagiza. Kubera iki? Nitwe ubwo mvuze nitwe ko nyine ubu ndi uri mu Buholandi. Ikipe y'igihugu y'Ubuholandi, Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange bari kuyifata bakayishyira ku ruhande. Ntabwo bazi ko ikipe yatwaye igikombe cy'isi umwaka ushize wa 2022. Umwaka ushize wa 2022 bamubwiye agasitari, ariko waza kugakata. Waza kugakata. Oya, ntacyo katubwire. Bangiye mu mwaka wa 2022 nize narebye igikombe cy'isi ndi ku ishuri. Warebye igikombe cy'isi uri ku ishuri? Habayeho agatendo nuba animateri ntabyazi, kereka arebye nk'iyi video akabisangamo. Watubwira nka ku gatendo ukuntu byari bimeze. Dukomeze rero, abantu ntabwo bari gutekereza, ariko hari akantu ugurutse. Niwongera kuntumira ntacyo nzakwita, nkuko nitabwiye umunsi wantumiye nkaza, n'ubundi nzaza nkakubwira nta kibazo. Twikomereze noneho. Abaholandi rero bakuwemo na Argentine kuri penalite, byagoranye kandi wabonaga ko umukino bari gukina utari mubi, ariko kuri ubu ngubu Abanyarwanda ndetse n'abasuwisi muri rusange turi gutekereza ya kipe. Nta hantu ihuriye na Portugal yakuwemo na Maroc. Ibyo ni ibintu bibiri bigiye bitandukanye. Ubwo rero ashobora kuza kuba hatungurana tukabona Ubuholandi, yes nibwo bugera kuri finali cyane, nabwo nibwo nicyo mbunenga. Bugera kuri finali cyane kubera ko ugasanga amafinali urayatakaza. Nyine nabyita ko nta chance bugira, cyangwa se akantu kamahirwe kuri bo nyine bagira. Reka twigire ku mugabane wa Afurika. Igihugu wenda tutarava ni mu gikombe cy'isi, ariko nyine ku makipe muri Afurika. Tutarava ku gikombe cy'isi, wabonye tugarutse inyuma gato, hari match zabaye ejo bundi. Mexique yatsinze South Africa. Noneho twabonye n'ikintu kijyanye n'amakarita menshi yagiye aboneka kuri South Africa. Biriya bintu, iriya sura yo urayivugaho iki? Ni umukino wabonye gute? Kuko ni umukino wafunguye nk'uko twabibonye, wafunguye igikombe cy'isi, habereye udutendo twinshi. Wowe ni iki uvuga kuri uriya mukino? Ari amakarita yagiye ahabwa, bimeze bite? Resulta zo 100% z'ibyo twatekerezaga zari ziriya. Kubera iki?
natwe FIFA series iza twarayitwaye kubera ko buriya iyo ibera muri Tanzania tukayitabira cyangwa muri Uganda ntitwari buyitware buriya ariko kubera ko yari iri iwacu home advantage twakira irushanwa umufana arahari karite byibuze nta nubwo buriya ugiye kureba South Africa na Mexique iri hejuru ya South Africa tubyemera wenda nubwo dushaka kuvuga ati muri Amerika naza reka turekera aho ngaho ariko Mexique iri hejuru ya South Africa icyo ni icya mbere icya kabiri bari iwabo icya gatatu bafite umufana icya kane ari nacyo gikomeye bakiriye irushanwa ari guhangana n'ibintu bine wowe uri guhangana n'iki n'izamu gusa no saba abantu urumva abantu batandukanye Mexique ifite igitutu cy'umuntu yiri inyuma mwinshi stade yuzuye yakiriye irushanwa ni match ya mbere igomba kwigaragaza kugira ngo igaragaze urwego rwayo mu irushanwa yakiriye mu gikombe cy'isi ni si yose irimo irabareba nyine bafite pressure bafite ibintu bari bahanzwe amaso muri byinshi cyane ubwo urumva rero Mexique yari ifite akazi katoroshye cyane ko gukora imbere ya South Africa ibigendanye n'umukino amakarita y'umutuku nitwaye tuyiteze ariko nyine pressure ikipe iri wabo irakudomina iragira ibiki mu kibuga nyine wabonaga ko Mexique ko byamera ko sadiziva sinzi uburyo ndibuvuge mu cyongereza ariko nyine okay yarabimeritaga ndumva iryo jambo umuntu yahita yumva mu bijyanye n'umupira yarabimeritaga kuba yakegukana amanota 3 nta nkuru irimo rwose mbona ko byari bikwiye kuri Mexique. Okay, urakoze cyane reka twigarukire i Nyarugenge ku makipe uzi Rayon Sport ndetse na ikipe y'igihugu magazeho muri Afrika. Okay. Ikipe y'igihugu hagazeho muri Afrika reka nayo tuyivugaho gake ubundi duhita tugaruka mu Rwanda. Yewe rero ikipe y'igihugu magazeho muri Afrika. Na amakipe 10. Amakipe 10 yose yahagarariye umugabane wa Afrika nyahagaze. Muri aya makipe 10 watubwiramo nk'amakipe 5 ashobora gutungurana agakora ibintu bidasanzwe abantu bari batiteze. Côte d'Ivoire ishobora gutungurana, DRC yo simbibona cyane, Maroc nayo sinongera kwibona muri kimwe cya kabiri ariko wenda kimwe cy'umunani ishobora gukanyakanya ikahagera. South Africa nta bihambaye, Cape Verde navuga ko nta bihambaye, Tunisia wenda ishobora gutungurana ikarenga amatsinda ariko biragoye ko yarenga kimwe cy'umunani. Ndumva izo nizo nanavugaho urebye zazagana, ndumva nizo navugaho muri rusange usibye nka Maroc. Côte d'Ivoire mbona yo ishobora gutungurana cyane kurusha izindi mu zihari hano zihagarariye umugabane wa Afrika. Côte d'Ivoire mbona ko ariyo ishobora gukora ibintu bigatungura abantu, gutungurana cyane kurusha izi. Maroc yo ntabwo yabidutunguye cyane ariko Côte d'Ivoire mbona ko ariyo yaba itunguranye cyane. Okay, noneho reka twigarukire i Nyarugenge. I Nyarugenge bageze gutya Rayon Sport iri kumanura intwaro kirimba. Abafana bati ibintu iri kudukorera biri kutubabaza. Twagiye tubona abamwe mu bagiye Rayon Sport iri gusinyisha, hari n'abakinnyi bamwe muri bo Rayon Sport yari ifite, bamwe mu bafana bavugaga bati abangaba ntabwo twagakwiye kubarekura, twagakwiye kuba twabongerera amasezerano. Noneho tubona ko ubuyobozi bwa Rayon Sport busa naho ibyo ngibyo bubyirengagiza. Wowe bitewe n'iriya misinyire abafana ibyo bari kuvuga, ubona ko batari kubyumvaho kimwe n'amasinya cyangwa n'abakinnyi bari gusinyishwa, biriya bintu urabivugaho iki? Ku ruhande rw'umufana ndamwumva kuko umufana mbere na mbere agomba gutekereza ati nshaka intwaro ikomeye isanzwe izwi ahantu hose. Nyine mbwo ndi ku ruhande rw'umufana ndi butitize nkavuga ati niba tuzanye umukinnyi avuye muri Yanga, avuye muri Simba, avuye muri za Esperance de Tunis, nyine avuye muri ya kipe isanzwe imerita ku mugabane wa Afrika, nyine ku buryo uri bumwumvuga kuvuga ati byibuze ikipe izanye profile, uwo ni umufana. Ariko ikirengagiza ko uwo muntu ashaka ikipe ye nta bushobozi ifite, nyine navuga ko buhambaye bwo kumugura. Tujye tubwizanya ukuri, usibye na Rayon Sport na APR nayo ubwayo sinavuga ko hari abakinnyi itakigurira, usibye nubwo abenshi tunavuga ngo hari abatakemera kwizamo kwera ibyo yakoze. Oya, hari n'abatayizamo kwera amafaranga. Ku mugabane wa Afrika hari abakinnyi APR itagura nubwo ifite budget nyine ya Minadef, ariko ko ifite budget ya Minadef ntabwo bivuze ko nayo ifite iyo igombwa. Ubwo rero mbona ko kumufana we birakwiye pe, nta nubwo nanamunenga. Ariko wenda reka twinjire ku ikipe. Buriya biragoye kuzabona umuntu utangiye ikintu bushyashya guhita witega ikintu kiremereye. Yes bibaho ariko ni gake cyane.
ubundi projet irubakwa. Ni nabyo Rayon Sport yakoze, yazanye directeur technique. Kuba yarazanye directeur technique, yes, nabyita ko ntago ndi buvuge cyane, ariko nabyita ko ni nko gushaka kumvisha abafana ko ibyo batekereje hari umuntu nyine ubimerita, hari umuntu uri kubyikora. Urugero nawe reka ubusengwe mu rugero ku buryo rushaka kumvikana, ushobora kuza nzi ikintu sibyo, ukansanga nyikora mu by'ukuri ahantu ndireka mu kigo runaka, reka mvuge wenda ni nka company ikora ibintu by'amazi, ugasanga mu bijyanye n'amazi yewe ewana ndabimerita ndagira iki, ariko sinagize iki nsanzwe mbizi, ariko uburyo mbikoramo abantu nibabyemera, ariko kugira ngo noneho nangire gukora za service, noneho abantu bazemeye nkazitamfati tekanza n'uyu muntu warabyize, ufite CV, ufite aho waciye, biragaragara biragira, niba kuzana kumva ku kantu ko nyine usanzwe ukora mu mazi, wabyize, ufite impamyabumenyi, ibintu byose biroroha kumvisha umukiriya ko ufite umutekinisiye kurusha uko wabyumvisha nyine ngo urango ni umunyamupira, ngo uriyango nge wanange iwawe yavutse hari amasoko, ngo ibintu by'amazi ngarabizi, ngo uriyango no mu Kivu yakoga akakirangiza. Urumva ntago nta hantu bihuriye, sibyo? Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Rayon Sport yabanje gukora ku kantu buramamya ko iyo aba directeur technique adahari, Rayon Sport ikari gusinyisha gutya na directeur technique, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ahubwo sibwo byabivugwa abafana, itangazamakuru biba byarafashe indi ntera, ariko kubera ko tuzi ko muri rusange abafana ba Rayon Sport, abakunzi b'umupira w'amaguru, twese tuzi ko, ubwo nyine mvuze nk'umukunzi w'umupira w'amaguru, tuzi ko nyine hari ubishoboye atagetinze icyo ubishoboye nyine tumuhanga amaso, turebe icyo ashoboye kandi agikora. Iyo ni Rayon Sport. Okay, noneho reka tuve kuri Rayon Sport twigire kuri APR Nyamukandagira. Kuri Nyamukandagira amakuru bagiye bayabona kenshi, ejo bundi hari umukinnyi iri guhanganira na Yanga n'ayandi makipe, bamwe bati ibi APR ni ukwipasa muremure, APR ntabwo iri bubishobore. Biriya bintu wowe ubibona gute, cyangwa ese APR uriya mukinnyi izajyamo cyangwa oya? Reka tureke ku mukinnyi kuba umuntu, ubwo nyine ndagusubiza uko mbyumva cyane, kari kunyibarije uko mbyumva, sibyo? Reka ngusubize uko mbyumva cyane, ni gake cyane uzabona umukinnyi wavuzwe n'igitangazamakuru kimwe nk'uko turi kubavuga. Ni nk'uko hari umukinnyi Rayon Sport yaguze ejo bundi, ariko iwabo bari kwibaza uburyo nyine nabo w'umunyacad baribaza ati si byagenze bite kujya yisanga ahantu, nyine ntabwo babyumva. Iyo ubwo wari uri kuri aperi nuko nari ngo wayirugera kuba twakumva ngo agiye muri Young African, nyine rimwe na rimwe aba agent baracuruza amana. Nanjye nshobora kuza nkavuga ati uyu muhungu afite ikinyamakuru Ibitendo TV, Ibitendo 250, Ibitendo 250, bikamubwira nkoreho inkuru nziza, noneho wa muntu turi kunegosiya wo mu Rwanda nayibona aravuga ati wa muntu kumbe muri Tanzania baramushaka, muri Maroc hari ikipe imushaka. Namara kumva ko kana arahita bati okay already ubu noneho nayi urwego rwanjye, noneho ubu uyu muntu ninashidikanywa, kuko kumva ko ugiye guhanganira umukinnyi na Yanga ntago wahitujije. Ubwo nari ngusuje kujya ibyo byo kuba bavuga ngo ari guhangana na Yanga, cyane ko yaranabinyomoje. Yanga aravuga ati reka twebwe ntituratangira kugura. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe mu matransfer, amarumors abaho, si no mu Rwanda gusa, no ku mugabane w'i Burayi bibaho, si byo kuvuga ngo ni ku mugabane wa Afurika gusa, n'ahantu hose nyine niko umupira wabakitse muri rusange. Izi erema rero APR iri kugura nk'uko nyine bivugwa ko bamaze no kurangizanya, navuga ko sinahita mvuga ngo baratanga umusaruro cyane bawutanga 30% bishobora gukunda, ariko 40% none, ariko mbona ko ni 50-50. Impamvu mbihereza 50-50, yego aka kanya dufite amayerima menshi muri APR yagihari yabaye amafolopu, kandi bose abanyamahanga, kandi baje tubitezeho ibintu biteye ubwoba. Ubwo rero ntabwo navuga ko
turi bubitegeye ibintu birenze nk'abari bahari, sinanavuga ko ndi bubageranye n'abari bahari, ahubwo igisigaye ni ukubahanga amaso gusa. Ubu byo imigurire yo urabona ko iri clear cyane kurusha yari itambuze. Urabona ko nyine ni profile byibuze ziri kuba yarawuteye etanamaze n'igihe kandi ari no mu kibuga bizange ariko yahagerageje. Okay, dusoza ni iki cyangwa ni ihe nama wowe ku ruhande rwawe wagira abafana bari kujajinga amwe mu makipe ari kugura abakinnyi? Rero biragoye ko nagira umuntu inama, sibyo? Ahubwo namubwira ni mureke dushyigikira amakipe yacu, niba ari APR, niba ari Rayon, yewe nishaka ibe Kiyovu cya AS Kigali. Niba umuntu ashoboye ikintu deservinga gukora ikintu, mushyigikire akora icyo kintu. Ntujye nyine ari ukuntu umuntu arigiye nyine yes mbere na mbere ibyo byo niyo yabivuga nta kintu ari bubihindure. Already araguma ari umufana, ajye ku kibuga atangaze, agira ibiki yisaze, ariko yes buriya izi reaction n'ubundi abantu bo mu makipe nabo barazibona ko bakurikira ibitangazamakuru cyane, azabibona ko babaye, ariko ntabwo bizahindura projet afite. Beta ko we wakituriza ukabanza ugaha amahirwe ikipe yawe ubundi igakora ibitangaza uyireba. Okay, reka tugushimire, urakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza duhaye. Rero iyi ni Bitendo 250 nkuko bisanzwe, kora subscribe ndetse like na comment, ubundi ibiganiro nakagaruka naho butaha. Ciao ciao. Sura bya produit cyo kubikansari. Iminota 17 ndagaruka. Nisubuna